Christmas, Happy New Year. Merry Christmas, Happy New Year. Merry Christmas, Happy New Year. Merry Christmas, Happy New Year. Ndagusuje cyane ukomeje kunyumva no kuntega amatwi. Nitwa Niyigwa Jeremy. Iyi ni Baba Official. Kuri uyu wa mbere tariki ya 25 Ukuboza, abanyarwanda benshi no hirya no hino ku isi yose hari abafite imyemerere yo kwizihiza ivuka rya Yesu Kristo cyangwa Yesu Kristo. Mu by'iyobokamana ni mu gihe ku wa mbere utaha tariki y'ukwezi kwa mbere Mutarama 2024 hazaba hatangiye umwaka mushya. Ni umwaka w'ibihumbi 2024 uzaba utangiye. Ibi abantu benshi bizihiza, bakarya, bakanywa, rimwe na rimwe bakanasinda, bakangiza ibyo bafite, amafaranga akabashiraho, bari kwizihiza umunsi mukuru. Bivuze iki? Yaje gute? Bisobanuye iki? Ese nyuma yaho abantu babitekerezaho iki cyangwa bunguka iki? Ku rundi ruhande hari abafite imyemerere yindi ya gikristo cyangwa iyobokamana yuko uyu munsi wibutse ivuka rya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, umucunguzi ku buzima bwabo. Bakajya mu rusengero, bagasenga, bakishima, ndetse bagatanga n'amaturo y'ishimwe, bakanezererwa Imana kuko umwami Yesu aba yabavukiye. Buri mwaka tariki 25 abayoboke b'amadini n'amatorero yizera Yesu Kristo hirya no hino ku isi yizihiza uyu munsi nk'umunsi mukuru w'ivuka ry'umwana w'Imana. Ni umunsi wahawe umugisha n'amahanga ndetse no ku ngengabihe zitandukanye kugirirwa ikiruhuko ku bakozi, wato hatazagira ubuzwa uburenganzira bwe bwo kuwizihiza. Amateka agaragaza neza ko umunsi mukuru wizihizwa wa Noheri atari wo munsi nyakuri Yesu yavutseho. Ibi byo bivugaho iki? Mu bitabo bitandukanye by'amateka y'iyobokamana na teolojiya bigaragara ko umunsi wa Noheri wari usanzwe ari uwo Abromani bizihizagaho ikigirwamana cy'izuba, Sol Invictus. Ubundi ntaho bigaragara ko Yesu Kristo akiri mu isi yigeze yizihizaho umunsi mukuru w'ivuka rye nk'uko tubibona muri iki gihe abantu babikora. Mu by'ukuri nta gitabo na kimwe kigaragaza neza itariki, umunsi, ukwezi cyangwa umwaka Yesu yavutseho. Bimwe bigaragaza ko Yesu ashobora kuba yaravutse hagati y'umwaka wa 2 n'uwa 7, gusa byinshi bihurira ku kuba yaravutse umwaka wa 4 cyangwa hari ku ngoma y'umwami Herode, kandi amateka agaragaza ko uwo mwami yaba yaratanze mu mwaka wa 4. Ibi nibyo bashingira bavuga ko Yesu yaba yaravutse mu mwaka wa 4. Hari zimwe mu nyandiko ariko zigaragaza ko ubwo Mariya nyina wa Yesu yabonekerwaga na marayika akamubwira ko atwite ari ku itariki 25 Werurwe, bityo bagasanga amezi 9 yaruzuye neza kuri 25 Ukuboza. Uyu munsi ufatwa neza utyo. Impaka zabaye nyinshi umunsi nyakuri n'impamvu yo kwizihiza kuri iyi tariki. Mu 1743 Paul Ernest Jablonski yavuze ko Noheri yashyizweho ku 25 Ukuboza kugira ngo ihuzwe n'umunsi mukuru w'izuba w'Abaromani. Muri 274 yatangaje ko umunsi mukuru wa Dies Natalis Solis Invictus mu rwego rwo gushaka guha agaciro abapagani ku munsi wari umaze kugira akamaro ku bakristo i Roma. Thomas J. Arrey avuga ko umwami w'abami w'Abaromani Eulalia yashyizeho umunsi mukuru wa Sol Invictus kugira ngo ahangane n'ubwiyongere bw'abakristo. Umuhanga mu bijyanye n'iyobokamana Herman Uzaner n'abandi batekereje ko abakristo bahitamo uyu munsi kuko wari umunsi mukuru w'Abaromani bibukaho Sol Invictus. Kugeza aya magingo abakristo ntibarumva neza impamvu yo kwizihiza Noheri kuri 25 Ukuboza. Hari bamwe biyumvisha ko ari nawo munsi Yesu yavutseho, kandi kuri bo ugasanga ni ihame ridakuka. Umwe mu bashumba b'itorero rya ADEPR mu Rwanda yigeze kubwira igitangazamakuru Igihe mu 2022 ko ubusanzwe abakristo badakwiye gufata umunsi wo kwizihiza Noheri nk'uw'ivuka rye. Ati ubundi ntabwo twizihiza isabukuru y'amavuko, twizihiza ko Yesu yavutse. Ikibazo si umunsi,
ikibazo ni igikorwa cy'umurimo wakozwe. Iyo dutekereza ubuzima bwa gikristo ugatekereza ko Imana yemeye kuba umuntu, tuba tugamije ko umukristo wese akomeza kuzirikana gusohora k'umugambi w'Imana. Ibi nibyo umuvugabutumwa Desire Habyarimana ukunda kunyuza ibyigisho kuri YouTube channel, we yavuze ko kwizihiza Noheri kuri uyu munsi ari ibintu abanyamadini bemeranije. Ati impamvu tuyizihiza ni uko tuzirikana ko twabonye amahoro binyuriye mu kwizera Kristo. Tariki ya 25 Ukuboza ntabwo ariyo Yesu yavutseho, ni iby'abakuru b'amadini bumvikanyeho babishyiraho. Mu kiganiro yagiranye na televiziyo Rwanda, Cardinal Antoine Kambanda yavuze ko kwizihiza Noheri ku bakristo bisobanuye ibyishimo n'ihumure. Umwepiskopi w'itorero Anglikani mu Rwanda uyobora diyoseze ya Butare, we asobanura Noheri mu gihe yari arimo yigisha ku munsi mukuru wa Noheri, yavuze ko Noheri ari ubutumwa bw'umunezero mwinshi ku bantu bose, kandi ari ukuvuka kwa Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu. Yabivuze arimo yigisha kuri Noheri. Uyu munsi watangiye kwizihizwa nk'umunsi w'ikiruhuko ahagana mu kinyejana cya 4. Noheri yizihijwe bwa mbere kwa 25 Ukuboza mu mwaka wa 336 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo ubwami bw'Abaromani. Ahagana mu kinyejana cya 3 cyangwa icya 4 nibwo uyu munsi mukuru wa Noheri watangiye kwizihizwamo umunsi abantu bibuka ivuka ry'umukiza Yesu. Byemejwe n'umwami w'Abaromani Constantine nyuma biza gushimangirwa na Papa Liberius. Hari bamwe bavuga ko impamvu yatumye uyu munsi mukuru wa Noheri wizihizwa kwa 25 Ukuboza kwari ukugira ngo uhuzwe n'umunsi wafatwaga nk'umunsi wa gipagani mu rwego rwo gushishikariza abantu guhinduka maze bakaba abakristo nyakuri. Icyo kwibaza, ese uyu munsi mukuru wa Noheri wizihizwa gute hirya no hino ku isi? Hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye uyu munsi ufatwa nk'umunsi w'ikiruhuko, ariko hari bamwe mu bihugu bigiye bitandukanye bidafata uyu munsi nk'umunsi mukuru w'ikiruhuko. Ibyo bihugu harimo nka Afghanistan, Ubushinwa uvanyemo imijyi ya Hong Kong ndetse na Mako, Iran, Ubuyapani, Mongolia, Maroc, Pakistan, Vietnam ndetse n'ibindi. Noheri ni umunsi wizihizwa n'abatari bake hirya no hino ku isi. Biragoye ko mu mitima y'abantu benshi bakwibagirwa ko kuri iyi tariki hari icyabaye. Nibyo, uyu munsi kandi wizihizwa bitandukanye bitewe n'umuco w'igihugu runaka, aho usanga uko wizihizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitandukanye n'uko bigenda mu Budage, Uburusiya cyangwa Ubuyapani. Urugero ni uko mu Budage mu rwego rwo kwizihiza uyu munsi abantu bahana impano mu ijoro ribanziriza Noheri aho kuba ku munsi wa Noheri nyirizina. Uyu muco ukaba waraturutse kuri Martin Luther wavugaga ko Noheri igomba kuba umunsi wibukwaho ivuka rya Yesu aho kuba umunsi wo guhana impano. Mu Budage ho niho havuye ibyo kuzana ibiti bya Noheri mu mazu y'abantu, aho ibiti by'umutako byazanwaga nijoro ribanziriza Noheri maze bigategurwaho imitako itandukanye rwihishwa n'umubyeyi w'umugore ku bw'abana be. Muri Polonye ifunguro ry'umunsi wa Noheri ritangwa mu ijoro ribanziriza Noheri nyuma y'umunsi wo kuyizihiza. Buri muryango kandi utegura ifunguro rigizwe n'ibiribwa 12 bishushanya intumwa 12 za Yesu Kristo. Mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane w'Uburayi harimo nka Norvege, impano za Noheri zitangwa mu ijoro ribanziriza Noheri. Mu gihugu cy'Ubuyapani kubera umubare muke w'abakristo bahaba, ntabwo uyu munsi ufatwa nk'umunsi mukuru cyangwa w'ikiruhuko. Muri iki gihugu mu Buyapani Noheri ifatwa nk'igihe cyo gusangiza abandi ibyishimo, abantu bagahana impano ndetse bagakora n'ibirori bitandukanye bishimishije. Mu Rwanda mu rwego rwo kwitegura uyu munsi mukuru, cyane cyane abakristo bizihiza bajya mu nsengero zitandukanye mu ijoro ribanziriza Noheri ndetse no ku munsi nyirizina. Hirya no hino kandi ugasanga abantu bajya mu masoko kugura ibicuruzwa bitandukanye harimo nk'imyambaro mishya ndetse n'ibiribwa bitandukanye. Noheri ni umunsi uhuza abantu. Mu rwego rwo kwitegura uyu munsi hirya no hino ku isi abantu bagura impano zitandukanye zo gutanga, guteka amafunguro mu buryo butari busanzwe, bakayateka neza
ndetse bakishimana n'inshuti zabo. Usanga kenshi abavandimwe bafite icyo barusha abandi babaha amafaranga yo kwishima nabo. Bivuze ngo ufite n'inshuti urayikishima. Uyu ni umunsi mwiza. Gushimira amahitamo 100% uba wagize yo kudukurikira hano ku Ibaba Official. Nimba hari igitekerezo wagize isige muri comment. Nimba hari icyo wumvise wasangiza inshuti zawe, kora share. Nimba kandi udukunda, kora subscribe. Gira amahoro.